no ku bavandimwe ba Ange Kagame, aho umusaza we wa mbere akaba n'imfura ya Perezida Paul Kagame yitwa Ivacyomoro Kagame, akaba n'umusore ushinguye muremure w'imibiri yombi kandi w'igihagararo gishyitse, wa wundi bita ibogari mu mvugo z'ubu. Akaba umusore uba wifitiye icyizere cyinshi mu byo avuga kandi akaba azwiho kuvugira mu ruhame nta bwoba na buke kandi mu cyongereza kiyunguruye kiryoheye amatwi. You see all these creative solutions coming up in mobile banking where it's actually probably even... Uyu musore yavukiye mu buhungiro mu gihugu cya Uganda tariki 23 Werurwe mu 1990. Yavutse hari hashize iminsi 11 ababyeyi be bashyingiranywe, kuko bashyingiranywe tariki 10 z'ukwa gatandatu mu 1989. Ikindi nuko RPA yari itangiye inzira yo kubohora igihugu. Ivacyomoro Kagame ni umusore mwiza ushinguye, dore ko hari n'abatari bake bemeza ko ari mu basore beza igihugu cyacu gifite. Uyu musore Ivacyomoro Kagame ikintu azwiho nuko akunda kuba ubuzima bwe bw'ibanga, dore ko atanakunda gushamadukira gukoresha imbuga nkoranyambaga kuko nawe mubona ari abiyitirira amazina ye. Ivacyomoro Kagame akora mu nama y'ubutegetsi y'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB, kikaba ari ikigo gishinzwe ubukerarugendo, kwandika ibigo by'ubucuruzi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.